no ariko umwuka we yakuyoboye ijambo urukundo rigufi gutyo ni ugukunda no gukundwa, gutanga urukundo nawe ukaruhabwa kubera ko twari mu ishuri y'urukundo. Ariko turikoresha dute? Hari amoko y'urukundo tugiye kuzareba, amoko y'urukundo tugiye kuzareba. Tugafata ijambo rya kabiri, imbabazi, forgiveness, le pardon, kubabarira. Amen. Amoko y'imbabazi, dukeneye kubabarira no kubabarirwa. Ni nuvuga ngo ndabitanga ibyo ntanga nanjye mbibone. Urukundo, imbabazi. Ijambo rya gatatu ni amahoro, peace, la paix. Aya magambo, amoko y'amahoro, amahoro ni ayahe? Amahoro twatanga cyangwa se natwe dukeneye guhabwa ni ayahe? Bene data, n'ayo magambo tugiye kuzasesengura, tugiye kuzaganiraho. Evangeliste John Migabo ndabashuje mu izina rya Yesu. Nkuko nene nabibasezeranije rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza buboneka mu ijambo ry'Imana ryo Bibiliya yera. Iyo rero uri umukozi w'Imana mwiza, iyo uyobowe n'umwuka wera, winjiye muri Bibiliya ufite intego ugenderaho, amagambo akubaka, akomeza abandi. Mu rundi rurimi rw'igifaransa niyo bavuga ngo tes vertus bibliques. Intego nyamukuru zawe zo muri Bibiliya uyifunguye ugiye gushakamo iki? Rero nkunda cyane isezerano rishya. Nubwo njya mu isezerano rya kera nkajya kugira ibyo mvomayo bimfasha mu isezerano rishya, ko biruzuzanya byombi, ariko ndarikunda cyane kuko ryakozwe na Yesu. Amen. Isezerano rishya twarikoranye na Yesu. Ndi umukozi w'Imana rero ufite YouTube channel Professional Church TV Evangeliste John Migabo, winjiyemo ubona ubutumwa bwose. Icyo natangiriraho. Hanyuma umaze iminsi kuri status yanjye ya WhatsApp nshyiraho amagambo y'ubutumwa yanditse kugira ngo abantu bayarebe, kubera ko tugiye kwinjira mu ntego nyamukuru ya za vertu, ya za ntego zanjye ngenderaho mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu hano message nayo nanditse hano ngo ndakwingingira kureba no gusoma amagambo akurikira. Ni ubutumwa bw'umwuka mugiye kuzumva. Ubu rero ni igihe cyabwo turabutangiye. Amen. Dutangiye ubwo butumwa nene nababwiye mu itorero nyakuri ry'umwuga, Real and Professional Church. Iyo mvuga itorero nyakuri ry'umwuga, buri gihe ni iryubatse ku mitima wacu, ku mitima yacu, hanyuma irishingiye no kuri community, babiri cyangwa batatu. Ibyo twubaka ku mitima yacu, mu bwenge bwacu, mu bwonko bwacu ni biki? Ijambo ntanga nyamukuru rero rishingiye icyambere, inzira ifungura ijuru nyayo. Nari nshonje, nari mu nzu y'imbohe, nari ndwaye, nari mfite inyota. Amen. Uransura. Uwo ni Yesu. Icya kabiri, umusamariya w'impuhwe. Umuntu ari mu kaga, ugomba kumwirengagiza. Kaga kurupfu, mu kaga k'amabandi, mu kaga k'ibindi bibazo, mu kaga ka accident, arohamye mu nyanja, ntabwo wamwirengagiza. Ufite ubushobozi bwo kumutabara. Ni Jesus name. Izi ni za vertu zikingura ijuru. Uwo Yesu wabivuze. Hanyuma andi magambo atatu ariyo twinjiye mu bungubu. Noneho rero twinjiye muri ayo magambo atatu, ninshaka kugira ngo dusesengure amagambo atatu twinjiyemo. Rero ni urukundo,
ni imbabazi, ni amahoro. Amen. Tugiye gusesengura amagambo atatu. Nuvuga ngo ndabaha programme ya gahunda y'ubutumwa uyu munsi gusa. Hanyuma noneho tuzatangire buri jambo. Dutangire ijambo urukundo. Amen. Urukundo, love, cyangwa se mu gifaransa amour. Urukundo turarucurika, tukarucukura, tukarutambika, tukaruhagarika, tukarushyiramo ibindi bintu, ariko umwuka we yakuyoboye ijambo urukundo rigufi gutyo ni ugukunda no gukundwa, gutanga urukundo nawe ukaruhabwa, kubera ko twari mu ishusho y'urukundo. Ariko turikoresha dute? Hari amoko y'urukundo tugiye kuzareba. Amoko y'urukundo tugiye kuzareba. Tugafata ijambo rya kabiri, imbabazi, forgiveness, le pardon, kubabarira. Amen. Amoko y'imbabazi. Dukeneye kubabarira no kubabarirwa. Ni nuvuga ngo ndabitanga ibyo ntanga nanjye mbibone. Urukundo, imbabazi. Ijambo rya gatatu ni amahoro, peace, la paix. Aya magambo, amoko y'amahoro. Amahoro ni ayahe? Amahoro twatanga cyangwa se natwe dukeneye guhabwa ni ayahe? Bene data, n'ayo magambo tugiye kuzasesengura, tugiye kuzaganiraho. Kuko tugeze mu ijambo amahoro, nka Pawulo yaravuze ngo niba bishoboka kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Niba bishoboka. Amen. Kubana n'abantu bose amahoro. Ese byashoboka? Gutanga imbabazi ukazihabwa igihe cyose birashoboka? Ese gukunda ugakundwa bihoraho iteka? Ukunze se wowe ntukundwe wabyifata mute? Yesu niho yageze aravuga ati mukunde n'abanzi banyu. Gukunda umwanzi wawe ntabwo ari ikintu cyoroshye, turabikinisha, ariko usesenguye ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari tugeze nk'ahangaha gusaba imbabazi no kuzitanga. Gusaba imbabazi no kuzitanga, ibyo ni ijambo riba ryihariye. Ugomba, niba ukeneye kubabarirwa nawe ugomba kubabarira. Nk'ahangaha Mandela yaravuze ngo mu Cyongereza ngo forgiveness liberates the soul. Kubabarira bifungura ubugingo bwacu bukuba bubohotse. Ubugingo bwacu burabohoka. Imbabazi zibohora ubugingo, zivanaho ubwoba. Niyo mpamvu imbabazi ari intwaro ikaze. It removes fear. That's why it is such a powerful weapon. Niyo mpamvu, such a powerful weapon. Niyo mpamvu imbabazi ari intwaro ikaze. Ndasubiramo. Wodi Mandela. Forgiveness. Forgiveness liberates the soul. It removes the fear. That's why it is a such powerful weapon. Amen. Noneho tujye gukunda no gukundwa. Aimer et être aimé. To love and to be loved. Amagambo Imana yampaye nayanditse hano. L'amour vient de plus en plus avec le temps, surtout lorsqu'on sait aimer, patienter et attendre.
l'amour vient de plus en plus avec le temps, surtout lorsqu'on sait aimer, patienter et attendre. Urukundo ruza buhoro buhoro uko igihe kigenda, cyane cyane iyo uzi gukunda no gutegereza. Love comes step by step with time, especially when you know how to love, to patient and to wait. Amen. Amen. When you know to be patient and to wait, and waiting. Gutegereza. Urukundo ruza buhoro buhoro n'igihe. Buhoro buhoro. Ntabwo ari umunsi ngo byari ngo ni coup de foudre. Urukundo mu bintu byose ruza buhoro buhoro. Imbabazi, urukundo, amahoro. Gutanga amahoro no kwihabwa. Avoir et donner la paix. To have and to give peace. Umugabo w'umuhinde yitwa Gandhi yabigarutseho aravuga ati, I offer you peace, I offer you love, I offer you friendship, I see your beauty, I hear your need, I feel your feelings. I feel your feelings. Nuvuga ngo nguhaye amahoro, nguhaye urukundo, nguhaye ubucuti, ngo ndakubonamo ubwiza gusa, ndimo ndumva muri njyewe ibyo wifuza, kandi your feelings mbyishyiramo, ibyifuzo byawe bihinduka ibyanjye. Uwo ni umugabo witwa Mahatma Gandhi. Ni ukuvuga ngo kumva feelings cyangwa se imbamutima z'undi muntu, nibyo bita empathy cyangwa se empathy. Kwishyira mu mwanya w'undi muntu mu bibazo bye ukabigira ibyawe, ko niko gukunda. Fata ibibazo by'ugukunda ukabigira ibyawe. Icyo gihe ni nako gutanga amahoro, ni nako gutanga imbabazi. Iyo utafite empathy tuzabibona hari ibindi ufite. Dukomeze. Turagenda gake nta kitwirukansa. Amen. Turakurikira. Turagenda gake nta kitwirukansa. Tugeze noneho ku mbabazi, amoko yazo. Twavuze ko ni ugutanga no guhabwa. Imbabazi ukazitanga ukazihabwa, urukundo ukarutanga ukaruhabwa, amahoro ukayatanga ukayahabwa. Ibyo bitabayeho nawe ntabyo ubona. Udatanze imbabazi nawe ntazibona. Udatanze amahoro uka contraire, mu buryo butari ubwo ngubwo nawe ntabyo ubona. Kunda ukundwe. Amen. Tanga imbabazi uzihabwe. Amen. Tanga amahoro uyahabwe. Nuko bimeze. Ariko hakaba noneho na rwa rukundo tuzaza kubona rutandukanye n'ibyo mvuze, rw'umwihariko rudasaba ko icyo utanze ugihabwa. Amahoro utanze si ngombwa kuyahabwa, urukundo utanze si ngombwa kuruhabwa, imbabazi utanze si ngombwa kuzihabwa. Ibyo niyo tuzabibona. Noneho tugize rero ku amoko y'imbabazi. Imbabazi za mbere ni imbabazi z'ikirenga. Imbabazi z'ikirenga ni za zindi Imana yahaye isi. Twarababariwe, twarabatuwe. Muri ya ndirimbo ngo twarabatuwe rwose. Indirimbo igakomeza. Twarabatuwe n'imbabazi z'Imana. Twari dushize, twagombaga gushira, ariko Imana yaduhaye imbabazi. Amen. Hari amoko ubwoko bwa kabiri bw'imbabazi. Hari imbabazi duhabwa iyo tuzisabye tugafungura umunwa ngo mbabarira. Nkavuga nti mbabarira mugenzi wanjye. Izo tuzazibona mu ijambo ry'Imana. Abasabye imbabazi bakazihabwa mu ijambo ry'Imana birimo.
izo ni imbabazi za kabiri. Imbabazi za gatatu, imbabazi duhabwa twicujije mu mutima. Amen. Kwicuza mu mutima ukumva ko biterwa n'iki kutavuga, kutatura umuntu ngo avuge ngo mbabarira. Hari impamvu zibitera. Iyo bita igabo, kwikomeza, kwihagararaho. Abantu benshi bakunze kwihagararaho cyangwa se kumva ko biguteye isoni kuba bavuga ngo mbabarira wakoze icyaha gikomeye. Tuzazibona. Wa mugore wahanaguje umusatsi we Yesu ku birenge. Yesu yamuhaye imbabazi nta jambo avuze. Umugore wafashwe asambana yaraje, Yesu aramureba, ntabwo yiza avuga ngo mbabarira, ariko Yesu yari yamusomye abona ko yicujije mu mutima, ati ngaho igende nuko ngiye gukora icyaha kundi. Amen. Yicujije mu mutima. Hari imbabazi dusabirwa n'undi muntu akitambika, l'intermédiaire, mediator. Kaza kavuga ati ariko John yagukoshereje, ariko wari ukwiye kumubabarira. Imbabazi zirahari, ziratangwa. Umubyeyi ashobora gusaba imbabazi umwana we. Umugore yazisabira umugabo. Nabali, tuzabona ibya Nabali ko umugore yamusaba imbabazi yagomba gupfa ntapfe. Amen. Imbabazi rusange, imbabazi public, abantu bakoze ibyaha ni benshi, ariko kubera inyungu za rusange bagahabwa imbabazi. Izo nazo ni imbabazi zitangwa n'abafite uburenganzira bwo kuzitanga. Hari imbabazi z'umubyeyi, umubyeyi agomba guha umwana w'ikirara, umwana w'ikirara. In the Bible, muri Bibiliya, yaje yicujije mu mutima. Umubyeyi nta kindi yavuze, yamwakiriye uko yakaje. Amen. Izo ni imbabazi z'umubyeyi, amaraso yawe. Noneho hakaza imbabazi z'Umwuka Wera. Imbabazi z'Umwuka Wera nizo ziri mu rwego rwo hejuru dushobora gutanga. Ubababarire kuko batazi icyo bakora. Tuzivana ku musaraba wa Yesu, tuzasesengura. Izo mbabazi ntabwo umuntu w'isi kugira ngo azazibone utazi Imana azitange, biragoye. Izo ni imbabazi. Noneho urukundo, amoko y'urukundo nayahe? Turakunda ni ijambo rigaruka muri Bibiliya inshuro magana. Nagiye ndeba nitegereza inshuro ijambo urukundo hano ho muri Bibiliya mu gitabo cya mbere, mu rwandiko Pawulo yandikiye, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 13, uvuye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 8, haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. I'm nothing. Ntacyo ndicyo ntafite urukundo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye mu ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Aho ni Pawulo. Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, rwishimira ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose. Kubabarira byose, tuzarigaruka iri jambo, kubabarira byose. Rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose, kandi ngo ntiruzashira. Ibindi byose bizashira, ibyo guhanura n'ibindi byose, ariko urukundo ruzahoraho. Amen. Ngurwo urukundo.
turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Amagambo uko ari atatu ntabwo nzaguruka, nta kingurukisha, nzitonda. Intego yanjye nyishyire hariya kuri YouTube, ubundi mugeni wa Mana we. Amen. Nkomeze kandi urukundo muri rusange kuri isi ya Nyagasani turiho. Dufite amoko abiri. Hari urukundo muri rusange, hakaba n'urukundo rw'umwihariko. N'amoko abiri y'urukundo. Iyo mvuze ngo urukundo muri rusange, ni ukuvuga ngo ni urukundo Imana idukunda. Imana iradukunda. Urwa kabiri ni urukundo dukunda Imana, natwe tugakunda Imana. Itegeko rya mbere, zakunde Imana n'umutima wawe wose. Urukundo naho kabiri, urukundo dukunda Imana. Noneho n'urukundo rwa mugenzi wawe. Urukundo dukunda Imana idukunda, urukundo dukunda Imana, n'urukundo rwa mugenzi wawe. Ni bitatu. Ni urukundo muri rusange. Kubera ko mugenzi wawe yari mu ishusho y'Imana, uwo ari we wese, ndavuga uwo ari we wese. Niyo mpamvu urukundo muri rusange. Hari Imana yacu iradukunda tukayikunda, natwe ubwacu kuko twaremwe mu ishusho y'Imana, turi abantu ntituri inyamaswa, tugakundana. Amen. Hanyuma urukundo rw'umwihariko, special love. Inkundo z'umwihariko, hari urukundo rw'umugore n'umugabo. Rwa Imana yaremye umuntu, Imana yakunze umuntu irangije mu buryo bw'umwihariko imuha urukundo ku mugore we. Umugore nawe akunda umugabo. Urwa kabiri ni urukundo rw'abana n'ababyeyi. Niwo muryango ukurikira umugore n'umugabo. Umuryango wa mbere wubatse ushingiye ku mugore n'umugabo. Abana bakaza muri urwo rukundo hagati y'ababyeyi n'abana. Iki ni ikibazo gikomeye muri ibi tugisemo bene data. Urukundo rw'ababyeyi n'abana rwarakonje ku isi yose. Umwana akagambanira umubyeyi, umubyeyi akagambanira umwana. Birahari. Ntabwo ari amen, ntabwo ari haleluya, ntabwo ni agahinda. Hanyuma noneho iyo rero umugore n'umugabo babaye mu mubiri umwe, hakaza abana, noneho hakaza umuryango. Urukundo rw'umuryango, the family. Noneho hakaza urukundo rwa mwene so. Urwa gatanu ni inshuti. Ariko iyo mvuga ibi ngibi, ntabwo mvuga ngo ni Imana ibivuze, ni Umwuka Wera wanyoboye kugira ngo ngende nsesengura. Nawe wabona ibindi. Amen. Ntabwo ari ihame ko ibi ngibi Umwuka Wera mu ijambo ry'Imana dukora icyo bita interpretation, cyangwa se no gufata Bibiliya tuyoboye n'Umwuka Wera tukayisesengura, ijambo dukuyemo tukabiha abandi. Niyo mpamvu nshobora kwigisha gutya, undi akigisha gutya, byose bipfa kuba biri mu kuri kandi biyobowe n'Umwuka Wera. Amen. Ntabwo ndi wa wundi mvuga ngo ibi ngibi mvuze ni amen iki. Oya. Twese turajya mu ijuru kandi Imana yaduhaye ijambo. Amen. Noneho rero tugeze ku gutanga no guhabwa amahoro. Ijambo amahoro, peace, kuri isi rirakenewe. Ntabwo amahoro ya mbere ni amahoro wowe wiha. Udafite amahoro ntushobora kuyatanga. Ibyo wabibye mu mitima nibyo ubiburira abandi. Wishimye, ufite umunezero, ufite amahoro mu mutima we abandi. Utabifite ntabyo wabona. Amahoro ya kabiri, kugerageza kubana na bose amahoro aho bishoboka. Abaroma 12:18 ni ikintu gikomeye. N'abanzi bawe ukagerageza kubana nabo amahoro nubwo ari abanzi. Ntabwo bisobanutse neza, ariko niko bimeze. Umwanzi ushobora kumuha amahoro. Dawidi yahaye Sawuli arimo amuhiga, amuha n'imbabazi. Hari amahoro twiha ubwacu, twebwe ubwacu kugira ngo tubashe kuyaha abandi. Ntawe utanga icyo adafite. Noneho kugerageza kubana na buri wese amahoro. Hari uburyo umuntu akoresha kugira ngo ayobowe n'Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kubana buri wese amahoro.
icya gatatu, amahoro ashobora kuboneka mu biganiro byiza bituje, good and cool discussions. Cool, umuntu akavana ijwi hejuru, zamuka abantu bagana amaso, ukamanura ijwi ukarishyira hasi, ijwi rikamanuka rikamera nk'irya marayika kugira ngo ubashe gukaruma umuntu yatombotse, ntushobora kumumanura wowe utari karume. Kumanuza ijwi ryiza kugira ngo habashe kuba amahoro. Ubwo ni uburyo bwo gutanga amahoro, kumanura ijwi, ibiganiro byiza bituje bimanuye ijwi. Umuntu aganiriza atuje mu ijwi ryiza, uravuga utari ko uriya muntu azi kuganira, yandemye agatima, yampaye morale, kuganira nawe biranshimishije. Hari abantu bazi kuganira ariko waganira nawe wose ukumva ko umuruhukiyeho kabisa, yabaye guhaye amahoro mu mutima. Hanyuma kutikunda bikabije, umuntu wikunda bikabije ntabwo atanga amahoro, kuko yumva ko ibintu byose ni ibye. Kwikunda bikabije nibyo bita egoisme, egoisme, egocentrisme cyangwa se narcissisme. Egoisme ni ukuvuga ngo ninjye, myself, ninjye, ibintu byose mu bime, mu birete kabisa, ibintu byose n'ibyanjye 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 n'ibyanjye. Abantu bameze batyo, iyo umuntu afite egoisme ntashobora kumenya akabaro k'abandi. Umuntu ufite egoisme iyo akize aba yumva ko abantu bose bakize, ntabwo amenya ko ari abakene. Umuntu ufite egoisme iyo yishimye yibwira ko isi yose yishimye, kuko amaso aho kugira ngo ayarebeshe hirya no hino, amaso ye arahindukiza akayarebesha muri we. Amaso ye baracuramye areba muri we gusa, ninjye. Iyo ni egoisme, ni ukwikunda bikabije. Isi isigaye ifite icyo bita egoisme, kwikunda. Umuntu ufite egoisme iyo ababaye, umuntu ufite egoisme iyo ababaye, aba yumva ko abantu bose bagomba kubabara, kubera ko yababaye. Niba haze abantu bose barahaze, kubera ko John mpaze isi yose irahaze, kubera ko nishimye, kubera ko nkize, kubera ko mfite amafaranga, kubera ko ndi muzima, ubwo isi yose nayo nuko imeze. Ariko niba narwaye, ubwo isi yose nayo irarwaye. Niba ari ikintu bise kikambabaza kikanjyana kure, ubwo abantu bose nabo bajye kure muri ubwo buryo, ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo bitanga amahoro. Andi mahoro, kugira ngo kumva akabaro k'abandi, empathy, la reconnaissance, altruisme, no kwibagirwa, gufata ibibazo by'abandi ukabyishyiraho. Ntushobora kumva gutanga amahoro udashoboye gufata kuvuga ngo kanaka bwabaye, reka numva akabaro kagerageza kukagira kanjye. Umuntu arimo kuganiriza ntushobora kumwumva udafashe igera mu kuganiriza bimuteye umubabaro ngo bigire ibyawe. Rwose nkanjye ndi umupfakazi, abana banjye barapfuye, iwanjye ejo bundi meze kwa muganga, ndarwara ndaremba, mbura umuntu nsura, maze imyaka 5 ntashobora no kubona 10,000. Ugafata ibyo bintu byose akubwiye ukavuga ko iyaba ari ngewe, iyaba ari ngewe bimeze biti. N'abantu bake babigira ariko barahari. Gutanga amahoro no gushaka inshuti nziza, gutanga amahoro no kuvugisha ukuri, gutanga amahoro no gutanga intera distance yabaye ngombwa, yabaye conflict, habaye intonganya. Abraham na Lot amwe ati nugi burasirazuba genda jya burengerazuba, nugi burengerazuba genda jya burasirazuba, ariko duhana amahoro hatagira abantu batwota. Amen. Hatagira utwota. Iyo ubonye abantu bagiye kubota byarangiye, nuvuga ngo kwiyunga ntibishoboka byanze.
hagati yawe na mugenzi wawe mu intera. Gutanga amahoro no kumenya guceceka mu gihe cyo guceceka. Amen. Dufate amahoro no nava mu ijuru. Ana amahoro yo kwisi. Kugira ngo ubone amahoro ava mu ijuru ugomba gusenga. Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Amahoro Imana itanga aruta ayo umuntu wese yakwibwira mu mutima we. Kugira ngo tuyabone tugomba gusenga, tugomba guterana na bene data dusangiye amaraso ya Yesu. Tugomba kumenya ayo maraso, ayo mahoro Yesu yadusigiye. Amen. None ibyo byose rero, ibyo byose mu gusoza ayo magambo atatu, utanze amahoro, ugatanga imbabazi, ugatanga urukundo, y'amoko yose tubonye y'urukundo, imbabazi n'amahoro, uba umaze kuzuza ubunyangamugayo. Inyangamugayo irasenga. Inyangamugayo ibyo bita wisdom, la sagesse. Kugira ngo ubone sagesse ugomba kuba umuntu usenga, ugomba kuba uri umuntu uha igihe umwanya wacyo kigakemura ibibazo. Ugomba kuba uri umuntu uzi guceceka, le silence, silence. Ugomba kuba uri umuntu ufite kwihangana, patience. Ugomba kuba umuntu ufite experience y'ubuzima, ubunararibonye. Umuntu ufite sagesse ntavuga ngo ubwo ikibazo kije ubwo reka niryamire nyirambiki. Urwana uburyo ushaka intambara yo kurwana kugisohokamo. Uguye byuka uhera hasi. Ubyuka wera hasi. Hanyuma hari ibyemezo byiza, prise de bonne décision. Ibyemezo byiza bishingiye ku mahoro n'urukundo n'imbabazi. Ni ibyemezo byiza. Ibyemezo byo gufata intera yo gusenga no kugirana umukino mwiza n'Imana ni ibyemezo byiza. Ibyemezo byo gukunda urukundo ruri serious. Urukundo rutajagata, urukundo harabahora muri bibi ndakubeshya. I love you, 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 I love you. Love yahindutse ijambo abantu bose bafata nko babonye. I love you. Yes, ndikinisha. Urukundo ubwo tuzabyiga ntabwo mbivanga ariko I love you difite ibwo ni hagati y'igitsina gabo n'igitsina gabo. Urumva byabaye nk'ikino uhuye n'umuntu mu nzira ngo I love you bikuye ku mutima. Ibyemezo byiza ubwo rero nubwo bunyangamugayo dushojeho. Murakoze. Ndabashimiye nukuri ijambo ry'Imana tuganiriye kandi ndabakunda. Ubwo rero mukurikirana ubutumwa mwitonze. Ahasigaye ubutaha ayo magambo atatu tuzafata rimwe dufate urukundo turusesengure, dufate amahoro tuyasesengure, dufate imbabazi tuzisesengure. In Jesus' name kandi mukareza tuyobora. Amen.